muzi impamvu ntabwo ngewe imyanzuro imfatirwa ari yaturutse muri Satani. Mu ijuru rero bafata umwanzuro nzapfa igihe cyanjye cyo gupfa kigeze. Haleluya. Kandi nzabaho ku ijuru ryabiteguye, nta mbaraga nta bubasha nta butware bwaburizamo umugambi w'Imana. Ewe nta mbaraga nta butware. Muziko itorero ryo ryonyine rifite pewo y'Imana. Nubwo tutamenyekana, nubwo tudakomeye, nubwo batabogeza kuri televiziyo ngo bavuge ngo itorero niryo ryonyine rifite pewo y'Imana. Iyo rifunze no mu ijuru barafunga, iyo rifunguye no mu ijuru barafungura. Niryo ryonyine risiga ibintu Imana ikavuga ngo very good very good. Ndabyemeye ntacyo ndengeje. Muri abantu bakomeye, muri abantu bakomeye. Hari imyumvire ukwiriye gutakaza. Ubona nk'akantu nk'uruntu bakakubwira ngo abagore babyibushye ngo nta kigenda, nawe wajya ugenda ukagenda nk'uruntu. Mugisha abakiranutse. Ntago mwese muzashaka izitaye zacu nk'iz'abamisi ngo muzibone. Oya ntibyakunda. Ushobora no gushyiramo tangawizi na bya bintu ukarwara igifu kikakwica. Kandi ndabibutsa ko Imana isezeranye, Imana inezerewe isezeranye umuntu. Ubu nanjye yarabimbwiye, yambwiye ko izanteraho inyama. Bibaze nawe. Nubwo atari amasezerano agezweho kuri twebwe, ariko mu ijuru agezweho. Hari igihe bande bakaba tuzaguteraho inyama, hari igihe tuzahura haraje ibinyama. Nakubyibuha ntago biba automatique, ni ibintu Imana itegura, biri muri gahunda z'Imana. No kunanuka ntiba automatique, ni ibintu Imana itegura. Undi abantu bakurema ikintu, defo yose waba ufite cyangwa se imperfection, ngo ni iki mu Kinyarwanda? Defo ni iki? Inenge yose waba ufite mu isi y'umwuka bayibyaza inyungu. Mwari mubizi? Iyo atari inenge yatewe n'icyaha, giterwe nuko wakoze ibyo gukiranirwa, mu isi y'umwuka bayibyaza inyungu. Ntabwo Zakayo yari guhura na Yesu ataza kuba mugufi, kuko kuba mugufi byatumye atamurebera hasi mu burebure, yurira igiti, akora ikosa ryo kwegera igiti cyegereye Yesu. Iyo umwegereye rero atangira kuvugana nawe, ahita amubwira ngo Zakayo ururuka. Urumva kuba mugufi kwa Zakayo byamuhuje nande? Ibindi ni standard z'isi, isi irabahabya ikabatera ubwoba. Ntabwo uri ikintu, ntabwo uri akantu, ntabwo uri uruntu. Nta nubwo uzasaza uragasaza cyangwa igisaza cyangwa uzasaza mu ishusho nziza y'Imana. Uri akarabo keza k'Imana. Nubwo abantu bakwambuye agacereko, mu Mana ufite agaciro. Ku bantu nusa neza kubera ibipimo by'abantu, ariko ku Mana usa neza. Uranayiryohera bambe we. Munsi umwe nigeze gusenga, nsengana n'abagabo bakisi. Imana irababwira ngo nibanterure. Munterure. Baranterura banshyira hejuru, bati ntibari kunterura mu buzima busanzwe, ariko ku itegeko ry'Imana banshyira hejuru. Irababwira ngo nimumuterure. Ngo arabandutira, baraterura n'ukuri kw'Imana. Nanjye mpageze rero mbafani tu. Imana iguhaye umunyengo urya wose. Kigusi. Yesu ashimwe. Mu mpamvu rero eshatu ngiye kuvugaho tugasenga. Impamvu eshatu zigomba gutuma tubwira Imana ngo iduhe imbaraga zitubashe kurwana urugamba. Iya mbere nuko turi mu minsi y'imperuka. Turi mu minsi, murakorera mu minsi y'imperuka. Nabibwiye abaririmbyi bagenzi banyu, kandi nabonye abenshi ndabazi. Ikamabwira ikintu cyantunguye. Namenye ko, kandi ni Imana yanganirije, ndimo nigisha amakorari. Namenye ko muri iyi minsi basigaye batumira korari kubera impamvu eshatu. Ubwo muzagenzura mumenye icyatumye batumira. Iya mbere ni ukugira ngo babahinyuze, babereke yuko muciriritse. Kubatumira mukajyayo bakabakompeta kweri kweri. Baha korari y'abasangwa ikaririmba iminota 40, kandi babaha indirimbo mukabura umwanya wo kuririmba, mukavayo mu mwayi. Bakabakompeta bakabereka yuko muciriritse. Uwo mwuka ntuzabafate. Ntuzabafate. Ntabwo nabasomera Bibiliya. Icya kabiri, hari igihe batumira korari bakeneye kuyihumanya. Mukajyayo muri bazima mwejejwe mufite ibihe byiza, mukavayo mwarahumanye, bakabakira nabi, bakabafata nabi, bakabareba nabi. Ufashe ijambo wese yajya kuvuga akabacyurira agakubitamo akantu k'inyuro. Ukuntu mukavayo mwese mwakomeretse mwarakaye imiti kandi bikabasaba ko mwezwa. Urumva no kubatumira bafite gahunda yo kubahuma. Gatatu,
nukubatumira bakeneye agafaranga, mushatse mwazajya muyakusanya mukayohereza mbere kuko ntago bashaka kubumva, barashaka iki? Aba bantu baranyumvise muvuga ngo Imana impumugisha. Iyo rero umuntu adafite imbaraga z'urugamba ntizihindura ikirere agiyemo, uragenda ukaba anda, ukaba munsi y'ibyo bateguye. Ariko iyo ufite imbaraga z'urugamba ufatamira ibitekerezwa, imigamba abantu bapanze ukayihindura, warangiza ugakora icyo Imana yagutumiye gukora. Dukeneye imbaraga cyangwa ntazo dukeneye? Turi mu minsi y'imperuka. Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo umenye ko hazaza ibihe birushya, abantu bazabikunda, indashima, ibyigenge, barwana. Mushumba ntaransubiza, ndongera nkibaza, ariko araza kunsubiza rwose. Mushumba uve hano unsubije, uraza kunsubiza nako. Namubajije ikibazo nagize muri iyi minsi, aho umuntu atabana batandatu, harimo n'umwana w'amezi 3, agasezerana n'undi musore akabona posteri. Gutabana batandatu mu rugo, harimo n'uw'amezi 3, ukajya gushaka undi musore mugasezerana kandi ukabona posteri, ukabona yagize ariki. Hari amafoto nagiye ndeba nkumva ubwo buranyishe, nkibaza uyu muntu atabura ubumuntu kandi agakomeza agahanura ukuri kw'Imana. N'ibimenyetso byerekana ko turimo turarwana n'imisi y'iki, turimo turarwana n'imisi y'iki mu mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu. Ubu uyu munsi ibidukikije nibyo bibanza, inyoni, imbeba, inkoko. Twebwe wenda ntibirageraho cyane muri Afrika, imbwa uyikozeho irahenze. Murankurikiye? Hagakurikiraho abana, hagakurikiraho abagore, abagabo n'abanyuma. Mu isi y'umwuka habanza abagabo. Buriya muzarebe abantu mufite abagore, nujyana nawe gusenga, Imana ikaba ifite ibintu kurondora utarayinaniye, ntizakurondoreraho umugore ari, izamurondora umugore muzonge, nirangiza wowe muzahurire mwibanga kurondore. Byababayeho abagabo. Ntabwo Imana yakwandagaza umutwe amaboko yarwara. Imana yubaha abagabo, ariko n'abagore nabikabubaha. Murankurikiye? Turi mu minsi y'imperuka rero amategeko yicurika. Wakora ku mwana akabwira ati mama ntuzongere, na burya sibuna, ati narakubyaye mwana wanjye, uzarorere. Mukeneye imbaraga zibahagarika muri iyi minsi y'imperuka. Dukeneye imbaraga, ntabwo dukeneye imbaraga, turazikeneye. Sinzi niba mutanyumva, dukeneye imbaraga. Imana ibidushoboze, Imana tugirire neza. Icya kabiri ndakivuga nitonze, urugendo rurakomeje kandi rurakomeye. Niba hari umuntu wababeshye ko urugendo rwarangiye, ubuzima ugezemo wageze muri paradizo, yarakubeshye. Urugendo ufite rujya mu ijuru, niko Imana yabwiye Musanze mutsiki muretemo, iramubwira ngo urugendo rurakomeje kandi rugiza gute. Mundabe hano vuga ibintu bikomeye vuba vuba. Mu miterere y'ubutayu Abisirayeli banyuzemo, harimo imiterere y'uburyo butatu isa n'urugendo rujya mu ijuru. Umuntu ugira imbaraga zaho abasha kuzarangiza urugendo neza. Miterere ya mbere nahitwa Imara, muvuge ngo Imara. Nabizi ko mwaje mwariye, ndashaka ko mudasinzira. Imara nihe? N'Abisirayeli bageze bagasanga hari amazi ariko asharira. Na amazi ariko agize gute? Ni handi umukristo abafite ubuzima adashaka ariko abufite. Ukarya umuceri ukabutisha, nzahora ndya umuceri, uzawurya kuko uri Imara. Ukambara musazi uzina wagisi ariko nyine ugasabwa kuyambara. Mundebe hano, kandi abantu baba bari Imara bagira amatiku. Iyo utagize imbaraga zaho ugira amatiku. Umuntu yiyambarira neza, yaza buri gihe aza yakererewe, hadakererwa se. Ugira amatiku umuntu uri Imara. Njye nanabyumvisha no mwivuga butumwa, haro n'igihe umuntu ari Imara yaza nko kubwiriza mu mujyi akagira ngo abantu bamupinze. Ntago bagupinze mama, ntago bagupinze papa. Ubu nitwa Jean Paul Habumuremyi, ndi umukristo barurirwa i Nyarugenge muri ADPR. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu bice 22. Ndasoma mpereye ku murongo wa 39 ngeze ku murongo wa 44. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka bice 22
murongo wa 39 kugeza ku murongo wa 44. Ndagira ngo dusome. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati, nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya ntaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati, Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongeramo iki? Kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amen. Byakozwe n'intumwa igice 28. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 6. Byakozwe n'intumwa 28. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Bamwe bakunda kubyita ngo ni byakozwe n'umwuka wera, kandi nibyo, nukubera ko ibintu byinshi by'ibitangaza byakorekeyemo byakozwe n'abantu bari buzuye umwuka wera. 28 umurongo wa mbere. Tumaze gukira tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Turi kumwe? Urumva ko harimo inshira ishobora guhangara Paulo. Murongo wa 4. Bene igihugu babonye igikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu n'umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera ntimukundira kubaho. Urumva ni inshira yarumye abantu hano muri Merita kugeza ubwo igira abafana. Turi kumwe? Ni inshira yarumye abantu kugeza ubwo igira abafana. Ako nako mukabike dukomeze dusome. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje. Urumva barategereje, bakajya binyuza iruhande rwa Paulo ngo barebe niba yabyimbye, ko ntushobora kureba umuntu utinyuje iruhande rwe. Bategereje yuko abyimba cyangwa akindutse, bategereje umwanya munini bakibitegereje. Babona ntacyo abaye, barahindura bati, ni Imana, Imana itugirire neza. Tugiye kuganira amagambo afite insanganyamatsiko ivuga kuba ku rugamba ufite imbaraga zarwo. Kuba ku rugamba ariko ufite imbaraga. Ndashaka mu ndebe abari gusoma Bibiliya n'abari muri telefone mu mwanya mutoya tuganire. Kuba ku rugamba ufite imbaraga zarwo. Nabibwiyeho mu iteraniro rya mbere n'irya kabiri, mu bintu byantunguye ntegura zino nyigisho, bikantera ubwoba ariko bikampa inyigisho nziza. Iyo umukristo abaye ku rugamba adafite imbaraga zarwo, ahakorera amarorerwa. Dongera nsubiremo. Iyo umukobwa, umusore, umubapa, umubyeyi, titire bakwiti yariyo yose, upfa kuba witwa umukristo. Twese tubihuriyeho. Iyo abaye ku rugamba urwo ari rwo rwose adafite imbaraga zarwo, birangira hakoreye amarorerwa. Tutagendeye ku byo yaba yarabwiye Yesu bihereranye, cyangwa mu ndahiro n'imihigo yaba yaramuhigiye, bari hahandi ari muri bya bibazo. Iyo adafite imbaraga z'urugamba ari kurwana, birangira hakoreye amarorerwa. Twasomye Bibiliya, munkurikire. Abigishwa ba Yesu, Yesu avuganye nabo ibintu bikomeye. Yarabanje arababwira ngo nitegereje imbere, mbona hari ibintu bigiye kuba, kandi muri ibyo bintu Satani yabasabye ngo abagosore. Murankurikiye? Ageze kuri Petero aramubwira ngo ariko weho nagusabiye ngo ukomere, kwizera kwawe gukomere, ngo numara gukomera ubone uko ukomeza abandi. Icyo bita reaction mu Gifaransa, cyangwa uburyo bitwaye nyuma yuko Yesu abahaye ubutumwa bw'ibiri imbere, byarantangaje. Bahise bamwirariraho.
baramubwira ati twebwe ushobora kuba utatuzi, uretse no gukubitwa uri kuvuga ko bizakubaho, twiteguye no kujyana nawe mu mva. Twebwe turi abagabo bahagararana nawe tukajyana nawe mu mva. Yesu arabagerageza gato, arababwira ngo ufite imyambaro ayigurisha gura inkota. Petero amubwira ati ebyiri ngenda zigendana, ndaza kukurwana, niba utarunze uramenya, niba utanze uragira gute. Yesu arangije yabahaye ubutumwa cyangwa amakuru y'ibigiye kuba, bamwirariyeho ariko ntiyabareka, abajyana mu ruganda rucura imbaraga zatuma bahagarara neza ku rugamba. Arabazamukana, azamukana abana babiri b'inkuba, Boanerges, Yakobo na Yohana, azamukana na Simoni. Abagezezeyo nibwo bwa mbere muzasome muri Bibiliya Yesu yarabahase gusenga kandi azi neza ko bananiwe. Abasiga ngo umwanya muto ahantu watera ibuye, arababwira ngo mwabaye maso mugasenga. Yongera bisubiramo, mube maso musenge mutajya mu moshya. Petero akajya amubwira ati genda usenge, ibitotsi bimereye nabi. Ndashaka kubabwira ijambo nabwiye abandi mu yandi materaniro. Iyi Imana ihatiriza umuntu imubwira ngo nasenga, ukayisobanurira kunaniwe, ukayibwira kuri busy, ikaguhata ikakubwira ngo senga. Muzi impamvu? Ibizi neza ko hari icyo ugiye guhura nacyo inyuma y'ibyo bihe by'amasengesho, utakoresha izindi mbaraga keretse izo wavanye mu masengesho. Iyo udasenze ukora amarorerwa. Bibiliya iravuga ngo Yesu arongera aragaruka. Natangaye kandi ndashaka kubibaza abaririmbyi, nabonye hari abaririmbyi bakuru, ndashaka kubabwira hano mu Gatenga, nanjye mbyibwira n'abandi bavuga ubutumwa muri mwiteraniro. Nibajije ikibazo, ibitotsi bifata abantu Yesu akabakangura inshuro 3 muzi n'ijwi rye bakamunanira, turi ku rwego rwo gukangura abantu basinzira ibi bitotsi? Ni umukoro mbahaye mu butekereza. Natangaye. Bwa mbere aragarutse, mube maso musenge. Petero amubwira ati kigende ndumva ntemerewe. Arakomeza arasinzira. Yesu aragenda, agaruka bwa kabiri, bwa gatatu agiye mu masengesho akumva wapi ntago bari kumwe nawe, arongera aragaruka arababwira ati nababwiye ngo mukanguke mube maso musenge mutagwa mu moshya. Mwumva ikintu gitangaje, ngo abonye bamunaniye ibitotsi bibaye byinshi, arabareka wajya gusenga. Arabareka bagira gute? Nimusoma muri Matayo, mugasoma Mariko, mugasoma na Luka, hamwe haravuga ngo arapfukama arasenga, ahandi akavuga ngo yunama hasi arasenga, ahandi haravuga ngo nuko yubama hasi arasenga, arapfukama arasenga, yubama hasi arunama arasenga. Ntabwo bahabanye mu mvugo, ahubwo mu mwuka baruzuzanye. Bisobanuye ko Yesu kuri uriya musozi wa Getsemani yasenze amasengesho ari mu buryo bwinshi. Yarasengaga kananirwa agapfukama, yumva gupfukama biramunaniye akubama hasi, yumva kubama biramunaniye akongera agasenga. Murankurikiye? Ngo arasenga, agisenga agiye kumva yumva umugabo amukozeho. Bibiliya iravuga ngo yari marayika, araza mwongera imbaraga. Akimara guhabwa imbaraga aravuga ngo noneho ndabyemeye. Agahinda karasira, ubwoba burasira bw'igikombe, arangiza aravuga ngo ndabyemeye, nemeye isoni z'umusaraba, nemeye akarengane, nemeye gucishwa bugufi, nemeye igisuzuguriro. Ariko bigishwa ntazo bahawe. Mukanya rero batarazihabwa igitero, ibyo Yesu yababwiraga gitakiza, amafirimbi, induru, gutukana, bahakoreye amarorerwa. Abantu bamwe bakunda kuvuga ko Petero ari umunyantege nkeya, ariko ugereranyije n'abandi yari umunyembaraga. Kuko abana b'inkuba Boanerges, Yohana na Yakobo bahise bahunga bariruka, n'abandi babanaga na Yesu abigishwa babyumvisha nabo barahunga. Petero ngo ari aho ngaho, ahita avuga ati rero ngiye kwereka umwami ko mukunda. Ngo ahita akuramo inkota, ahita ashakisha mu mutwe tekinike z'ubuzerote, bagati harya twakoreshaga imeze gute twatewe ari benshi. Ngo agira atya, avanamo arasimbuka, ngo ahita aca ugutwi k'umugaragu w'umutambyi. Abahanga bavuga ko atashaka ugutwi, yashakaga umutwe, ariko kubera ko Yesu ibintu ntibigera kuri,
buriya mu rugo nimutagira ibintu mwumvikana mujye mureka kubyumvikana muri imbere ya Yesu ntibizagira kuri. Nimutongana muri korari mujye mutonganira imbere ya Yesu, mugatonganire hanze. Mujye mutonganira imbere ya Yesu ntibizagira kuri. Ahantu Yesu ari ntabwo ibintu bigera kuri. Haleluya. Kavuga amagambo menshi nihuse. Bibiliya iravuga ngo barenga hinguka, uwo ni Petero, bageze ahantu yagomba guhagarara akagaragaza ko akunda umwana. Uwamuhinyuje ni umuntu sempre umuje. Aramubwira ngo ko numva hari ubu Yesu buri muri wowe. Ko numva hari ubu Yesu. Uburyo uvuga hari kuko ntiwabana na Yesu ngo ye kugira ibintu akwanduza. Ntibibaho. Buriya nubwo mwakwijijisha. Akavuga uti ngiye rwose ntaho nigeze nsenga. Karaza aravuga ati hari ubu Yesu bukurimo. Aravuga ati nukuri uriya mugabo ubone sinigeze kumumenya. Ngewe Petero mumenya. Ntawe nigeze kugira gute ngo abikoze inkoko birabitse. Yesu acisha mu maguru aramureba ararira. Mbabuze namwe abo mu iterano rya mbere rya kabiri nababujije amarira. Hari amarira y'uburyo bubiri Satana nezerwa nuko umuntu yayarize, ariko Imana ibabazwa nayo. Amarira ya mbere ni amarira umuntu arira nyuma y'uko Imana imuburiye ntiyumva imiburo akagwa mu cy'Imana yamubwiraga ko atakigwamo. Iyo urize Imana irababara, Satana aravuga ngo very good nabishakaga. Nabahaye urugero y'umuntu atwaye indi Imana yamubwiye ngo genda gake wijya muri gatoye, akaba ati namukunda iramvire reka ngenda, akagenda nk'intama bagiye kubaga. Iyo ageze bakamutera inda akarira, Imana irababara, ariko Satana aravuga ati very good. Ayo marira ntimukayarire mu izina rya Yesu. Amarira ya kabiri nabujije abantu ni yandi umuntu agira ibibazo akarira ntacyo akora, ntacyo bikora kuri Satani, ugasanga umuntu abaye harira gusa. Iyo urize bivuna umutwe, bivuna ibitekerezo, byangiza umubiri wawe. Ugomba kurira ariko hari n'icyo ukora, ukarira unasenga. Rira ariko wongera kugira gute, nibyo bikanga Satani. Ariko iyo urize ntacyo ukora, Satani aravuga ati nabishakaga n'ubundi kurira. Imana imfashe muze kubyumva. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ababigishwa ikosa bakoze rikomeye, rimwe mu mpamvu ituma abantu bakorera Imana kandi nta mbaraga z'urugamba bafite, ni ukutita ku miburo y'Imana ugaterwa utiteguye. Kutita ku miburo y'iki? Ndeba hano, iyo usomye Bibiliya yose Imana irabizi ko isi atari paradizo. Ibizi neza ko buri rwego rushya rugira umudayimoni. Iyo bari mu butayu b'Isiraheli, Imana irababwira ngo munyizere, ariko yajya kubohereza i Kanani, mu gihugu yitaho kuva mu ntangiriro z'umwaka kugeza mu iherezo, aho bazarira ibyo kurya ntibibure. Igihugu kinywa amazi y'imvura, gifite ibikombe anywa amazi y'imvura. Igihugu cyiza, ikababwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe Imana. Imana irabizi ko buri rwego rushya rugira umudayimoni mushya. Imana imfashe muze kubyumva. Impamvu ya mbere rero ituma abantu bakorera Imana cyangwa bakaba mu ntambara, mu bihe by'intambara, ariko badashobora kurwana urwo rugamba kubera ko bafite imbaraga nke, ni ukutita ku miburo kandi Imana yagize gute yababuriye. Impamvu ya kabiri muvuga ngo irakomeye, ni ugushirirwa ugakomeza kwitwara nk'ugifite imbaraga. Hari abantu bashirirwa kandi mundebe hano babwira ikintu gikomeye. Ubuzima tubamo n'umurimo w'Imana dukora naho tuwukorera byubatse mu buryo butumaramo imbaraga. Ikosa rero si ugushirirwa, ikosa ni ugushirirwa ariko ntubimenye ko wagize gute. Bivamo piratage. Muzabibona umuntu aza kureba atargira umugore cyangwa uri umugabo. Abadamu nibo bahita bashyuha ati ndi umugore. Ati Imana imbwiye yuko umwana wawe wa mbere, kandi ntawe urabyara, Imana imbwiye ko umwana wawe wa mbere agiye kugira ibibazo. Urumva agahanura ibintu bibi gusa, kubera ko azi neza ko twavukiye munsi y'ubutayu bwa Sahara, ahantu haba inzara, tifoide, malaria, ababyeyi bavuga nabi. Noneho kuvuga ibintu bibi ni bene wacu turabisangamo. Umuntu agahita akanguka ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka mabwire, Imana igenekereza itazi ko umuntu ari umugore, itazi ko umuntu ari umugabo, ntabwo ari yo Mana dukorera. Harimo ikibazo cya piratage, kuko abantu benshi bakunda kurwana ku izina, kuri titre. Nyamara icy'ingenzi cyaragiye igihesha agaciro titre.
nabivuze abaririmbyi bahari ariko ndavuga ntimurakare mwebwe muri bakuru ntimurakare ariko ashaka kuba hari abarakaye bazabimbwira buriya hari n'ukuntu usanga mutubyinisha ariko rimwe na rimwe ugasanga nta buzima burimo zamuka noneho tukamara amasaha nk'arindwi njye nagiye mu bitaramo bihera saa moya bikageza saa 12 za mu gitondo ariko abahungu batubyinisha bakaba bari gusoma kuri energy icyo cyo narakivumbuye numva kirambabaje ndavuga nti twebwe turimo turabyina nta kantu kari mu nda abahungu barasoma kuri energy zamuka ariko wabyitegereza ukabona abantu barimo batubyinisha basuzuguwe n'abadayimoni ku rwego rwo hejuru babaho ubuzima bw'ibyaha satani yamaze kubigarurira murankurikiye bene data ariko wabitegereza ukabona ntabwo bamenye yuko batari ku rwego rw'intambara mu barwana mu ndebe hano mwese mbibabwira abantu dukunda guhagarara imbere y'abantu aha ni mu isibaniro ry'intambara ni muri shadow battle uwohereza ukora mvutema ushika uvuga ati ko bitura mutwe uvuga ati cyari kiguye hariya aha ni muri shadow battle hagomba kuza umuntu uhagaze mu rwego rw'intambara iyo haza rero cyane utari ku rwego rw'intambara havana ibintu bibi umuntu aragukandagira ukagwa agendaho turi muri korari buri gihe arankandagira tagukandagira se waje ahantu batagukandagira ni amatiku ufite kubera ko utari ku rwego rw'intambara aha muzahava imyuka mibi abantu barayandura nta myuka mibi haba ariko abantu bafite intege nkera batera ikabaniga aha ni ku rwego rw'intambara ntabwo ari ahantu ho gupfa gukinishwa murankurikiye bene data iyo rero umuntu yasiriwe akitwara nk'ufite imbaraga arapirata arahimbahimba njye nakuriye muri ADPR rwose sinjya mpfunyikira abantu ariko nashatse gupfunyikira napfunyikira nzi ukuntu umuntu ajya mu mwuka akirakaza kaza ukicara nko muri koro udasuhuje n'umuntu n'umwe kajya uzuzwa bakanga uye mukuru habe no gusuhuza perezida wa korari mukanga shatotako murumva ndimo ndavuga indimi ariko nta mwuka wazimpaye nukubera ko nabaye muri ADPR menyeranye nabo wazihimba rega ukajya unagenekereza urebye abagabo bari hano abenshi amatama yabirimo ibiryo uwo masezerano basigaje nayo kujya Dubai rero kandi icyo ukora ubanza kubahindura photocopy iyo uri gupirata uri umuhanga ubanza kubahindura photocopy ubanza kumubwira uti haguruka agahaguruka tuzamura amaboko 7 uko azamura amaboko 7 niko ari gutakaza ubwe agasigara ari photocopy kumubibamo rero biroro barabamaze Yes ashim iyo umuntu yatakaje imbaraga agasirirwa akitwara nk'ufite imbaraga arwana kwizina arwana kuki muzimamva Imana itatwambura amazina Imana iriyizera Imana mwahoze muririmba ni Imana yiyizera ngira ngo umunsi umwe nzaza kubigisha ukuntu ijuru rikize ukuntu Imana ikize ukuntu Imana ari umubosi Imana izamfashe zaze mbibigisha muzavumburamo ibintu bikomeye namenye muri iyi minsi Imana iriyizera ku rwego ivuga ngo ni ngewe Uwiteka nta yindi Imana ibahuretse nge ibyo muvuga nk'Imana ntibibona na bya bindi byose muvuga nta byo Imana ibona iribona dukorera Imana yibona ahiri irabizi ko ntayibeshyera haleluya ni Imana yigirira icyizere ku buryo ikohereza ikakubwira ngo nkorera ukayikorera itohereje umutasi wo kumva ibyo uvuga ubiraha iricaye usikintu iri gukora iri kumbwira ngo mwana wanjye nkorera kwa kundi mwaririmbaga ntabwo yishinzwe kuba ivuga iti mukore mwebwe gusa ibaha imbaraga ariko arundi akabohereza murabwira abantu bangana batyo yakohereza n'umutasi wumva ibyo muvuga abantu ntabwo bizera ariko Imana iriyizera icya kabiri nshaka kubabwira ku Mana namenye mu minsi yashize narakimenye mushumba ndota inzozi mbona nsimbuka nakimenye gusa nararyamye bigeze nijoro ndarota ndasimbuka nisanga nicaye ku gitanda numva imbaraga nari nuzuye nsinziriye zamfashe nkajya nikabakaba nkumva zirimo cyakora zageze zishira gake gake isi nta munoza yarazimaze ariko narakangutse nkumva ibintu by'ibibaraga kubera iki muzimpamvu nari namenye ko mu rugamba rwo kumanura satani mu ijuru ntago Imana yahabonetse muzimpamvu mutazigera muribeshyera ngo yarwanye na satani ntago Imana iri ku rwego rwa satani muzasome yohereje marayika Mikaeli
nabwo nyumva neza imuha imbaraga zingana n'izamanura Satani, kuko imuha imbaraga zayo nyinshi. Ikazi ya Mikayeli zari kubanza zikamwica zikamuturitsa akabura, zigaturitsa na Satani ntituzamubona agenda. Murankurikiye? Imana imuha imbaraga amanura Satani. Baba aririmbyi baturirimbiye kera twarafashijwe nibyo, ariko reka mbikosore. Mwifata Satani mukoza hirya mukoza hino, jamais. Ntabwo Yesu ari ku rwego rwa Satani mu ntambara. Yaragiye ikuzima aramubwira ati mpereza imfunguzo zo gupfuna izikuzima. Yamuhereje atavuze amagambo menshi, kuko amuzi neza. Haleluya! Imana yizi neza. Nimujya muririmba mujya muhagarara nk'abahagarikiwe n'iyo Mana. Imana yiyizera, Imana itagira ubwoba, Imana itagira ikitinya. Haleluya! Kamba kosore muve mu bwoba. Ubu ngubu nibwo Imana igiye gukora ibitangaza. Mbabwira impamvu iyo ibiciro byazamutse ubuzima bugakomera, nibwo Imana igaragarira abana bayo. Ndumva mudafashijwe. Muri iyi minsi narafashijwe. Mbabwira impamvu Imana ntabwo igikemura ikibazo kidahari. Imana ntishobora gukemura ikibazo kidahari. Munyumve neza. Ubwo ibiciro byazamutse kubera Ukraine n'Uburusiya, mwibuka ko twebwe ari imibiri irina. Twaragiye. Paulo yaravuze ngo turi muri Kristo mu buryo bw'umwuka imbere y'Imana. Niyo mpamvu nta byaguhiga ngo bigufate. Mama ndashaka kubavana mu bwoba. Zambeba, zanjangwe na bya bitero. Ni impamvu y'imyumvire miki. Ugize imyumvire y'abana ntiwazongera kuyumva. Waryama ugasinzira ukavuga uti kabisa ubu ndasinziriye. Yesu ashimwe. Kubera iki? Ntabwo turi kwifishi y'umuntu. Buri ibintu byose Imana wabonye yakoze mu buzima bwawe, ntabwo uri kwifishi y'umuntu. Twebwe twanditse kwifishi y'Imana. Ibiciro nibizamuka, Imana izamura ubuzima ibuhuza n'ibiciro. Murizeye? Murumva Imana mukorera niyo. Nimuyiririmbira, nimuyibyinira, nimuyiramya, mujya muyivuga muca bugufi muvuge ngo Mana. Hausa nawe, hauhuye nawe, urahambaye. Kandi abavugana nayo muyibaze, iraza kubabwira ngo ibintu Jean Paul amvuga nibyo. Ibintu nyivuga nibyo. Aho yiyicariye mu bwere, mu cyubahiro cyayo, mu bwiza bwayo. Aho yiyicariye itagira ubwoba bw'ibyabaye. Aho yiyicariye iri kuvuga ngo ibyo mumvuga ndibyo. Ndi Imana itagereranywa. Ndi Imana itari ku rwego rw'abadayimoni. Ndi Imana itari ku rwego rwa Satani. Ndi Imana itari ku rwego rw'imbeba. Ndi Imana itari ku rwego rw'amapusi. Ndi Imana ikomeye. Akanyuma kugira ngo nsoze, nabonye hari abari bahari hano nababonye maze icyumweru nigisha isana mitima. Mbabwira ikintu cyambabaje, ni ukuntu Satani aganiriza uwitwa umwana w'Imana akamubwira ko ari akantu, ikintu, uruntu, akayagenda nka zezenge cyangwa zezengyure. Ntabwo uri zezenge mu maso y'Imana, uri original, nta wundi usa nawe. Uri akarabo keza. Mundebe hano nta muntu duhuje muri iyi si. Ndi Mr ku rwanjye ruhande, nawe uri Miss ku rwa ruhande. Ibindi ni bipimo by'isi isi yashyizeho. Mu Rwanda bashyizeho ngo umugore mwiza ntufite igikara cyiza kitarimo mukorogo no mu nda zero. Indebe bababwiye, Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azabyibuha. Abagore mu byibushye ni umugisha w'abakiranutsi. Ko bimeze mugomba kubitahana mukabyizera. Rero ikosa rya mbere abantu bakora riteye ubwoba ni ugushirirwa, barangiza bakitwara nk'abagifite iki. Imana izamfashe nzaze kubigisha ukuntu Imana ikiza. Narabyigishije ndafashwa nkajya ngenda mvuga ariko siko. Kandi nabibabwiye mu iterano rya mbere n'rya kabiri, hari ibintu biciriritse mu isi y'umwuka. Mundebe hano hari ibintu biciriritse, mu biciriritse harimo ibiryo. Uziko mu ijuru bashobora kwemera kuburara ariko ntibakwemera kurara udasenze. Kurya rero biraciriritse. Mwebwe mwafashe ibiciriritse mu bihimbaraga, mwafashe ibiciriritse mu bihereza iki? Abantu bafashe umubiri barawogeza babihereza imbaraga, barawugurisha, banga gutunga ubugingo. Turahambaye twebwe.
mu minsi yashize narasenze mbaza Imana ntariko nkurikije urwego wadushyizeho tukaba abana bawe. Ubundi iyo ugenda ufata uwakijijwe agahita azamuka akitura hano mu kirere, urabona pasiteri bakijijwe mbere bari ko batuye hejuru yacu, ukijwe uyu munsi ari kuba atuye nkaha, tukajya duhahira mu isoko dutahayo. Ariko Imana yadusigiye akantu kamwe, yaravuze ngo simbasabiye kubakura mu isi, uyibarindiremo. Dufite assurance ituruka ku Mana yo kurindwa. Ni bande babyizera? Dufite assurance yo kurindwa. Haleluya. Niba hari umuntu uzirana n'abadayimoni ndi wa mbere. Hari igihe narangiza kubwira Satani akambwira ati nzakwica, ndamubwira nti mu bintu bizagutera umutwe nukumbona mbyutse nsa neza. Muzi impamvu? Ntabwo ngewe imyanzuro imfatirwa ari yaturutse muri Satani. Mu ijuru rero bafata umwanzuro, nzapfa igihe cyanjye cyo gupfa kigeze. Haleluya. Kandi nzabaho ku ijuru ryabiteguye, nta mbaraga, nta bubasha, nta butware bwaburiza mu mugambi w'Imana. Ewe nta mbaraga, nta butware. Muziko itorero ryo ryonyine rifite pewo y'Imana. Nubwo tutamenyekana, nubwo tudakomeye, nubwo batabogeza kuri televiziyo ngo bavuge ngo itorero niryo ryonyine rifite pewo y'Imana. Iyo rifunze no mu ijuru barafunga, iyo rifunguye no mu ijuru barafungura. Niryo ryonyine risiga ibintu Imana ikavuga ngo very good, very good. Ndabyemeye ntacyo ndengeje. Muri abantu bakomeye, muri abantu bakomeye. Hari imyumvire ukwiriye gutakaza. Ubona nk'akantu nk'uruntu, bakakubwira ngo abagore babyibushye ngo nta kigenda, nawe wajya ugenda ukagenda nk'uruntu. Mugisha abakiranutse. Ntago mwese muzashaka izitaye zacu nk'iz'abamisi ngo muzibone. Oya ntibyakunda, ushobora no gushyiramo tangawizi na bya bintu ukarwara igifu kikakwica. Kandi ndabibutsa ko Imana isezeranye, Imana inezerewe isezeranye umuntu. Ubu nanjye yarabimbwiye, yambwiye ko izanteraho inyama, ibaze nawe. Nubwo atari amasezerano agezweho kuri twebwe, ariko mu ijuru agezweho. Hari igihe bande bakaba tuzaguteraho inyama, hari igihe tuzahura haraje ibinyama. Nakubyibuha ntago biba automatique, ni ibintu Imana itegura, biri muri gahunda z'Imana. No kunanuka ntiba automatique, ni ibintu Imana itegura. Undi abantu bakurema ikintu, defo yose waba ufite cyangwa se imperfection, ngo ni iki mu Kinyarwanda? Defo ni iki? Inenge yose waba ufite mu isi y'umwuka bayibyaza inyungu. Mwari mubizi? Iyo atari inenge yatewe n'icyaha, giterwe nuko wakoze ibyo gukiranirwa, mu isi y'umwuka bayibyaza inyungu. Ntabwo Zakayo yari guhura na Yesu ataza kuba mugufi, kuko kuba mugufi byatumye atamurebera hasi mu burebure, yurira igiti, akora ikosa ryo kwegera igiti cyegereye Yesu. Iyo umwegereye rero atangira kuvugana nawe, ahita amubwira ngo Zakayo ururuka. Urumva kuba mugufi kwa Zakayo byamuhuje nande? Ibindi ni standard z'isi, isi irabahabya ikabatera ubwoba. Ntabwo uri ikintu, ntabwo uri akantu, ntabwo uri uruntu. Nta nubwo uzasaza uri agasaza cyangwa igisaza, cyangwa uzasaza mu ishusho nziza y'Imana. Uri akarabo keza k'Imana. Nubwo abantu bakwambuye agacereko, mu Mana ufite agaciro. Ku bantu ntusa neza kubera ibipimo by'abantu, ariko ku Mana usa neza, uranayiryohera bambe we. Munsi umwe nigeze gusenga, nsengana n'abagabo bakisi. Imana irababwira ngo nibanterure. Bunterure. Baranterura banshyira hejuru, bati ntibari kunterura mu buzima busanzwe, ariko ku itegeko ry'Imana banshyira hejuru. Irababwira ngo ni mu muterure, ngo arabandutira, baraterura n'ukuri kw'Imana. Nanjye mpageze rero mbafani tu. Imana iguhaye umunyengo urya wose. Kigusi. Yesu ashimwe. Mu mpamvu rero eshatu ngiye kuvugaho tugasenga. Impamvu eshatu zigomba gutuma tubwira Imana ngo iduhe imbaraga zitubashe kurwana urugamba. Iya mbere nuko turi mu minsi y'imperuka. Turi mu minsi, murakorera mu minsi y'imperuka. Nabibwiye abaririmbyi bagenzi banyu, kandi nabonye abenshi ndabazi. Ikamabwira ikintu cyantunguye. Namenye ko, kandi ni Imana yanganirije, ndimo nigisha amakorari. Namenye ko muri iyi minsi basigaye batumira korari kubera impamvu eshatu. Ubwo muzagenzura mumenye icyatumye batumira. Iya mbere nuko kugira ngo babahinyuze, babereke yuko muciriritse.
kubatumira mukajyayo bakabakompeta kweri baha korari y'abasangwa ikaririmba iminota 40 kandi babaha indirimbo mukabura umwanya wo kuririmba mukavayo mu mwayi bakabakompeta bakabereka yuko muciriritse uwo mwuka ntuzabafate ntabwo nabasomera Bibiliya. Icya kabiri hari igihe batumira korari bakeneye kuyihumanya mukajyayo muri bazima mwejejwe mufite ibihe byiza mukavayo mwarahumanye bakabakira nabi bakabafata nabi bakabareba nabi ufashe ijambo wese yajya kuvuga akabacyurira agakubitamo akantu k'inyuro ukuntu mukavayo mwese mwakomeretse mwarakaye imitsi kandi bikabasaba ko mwezwa. Urumva nukubatumira bafite gahunda yo kubahuma. Gatatu nukubatumira bakeneye agafaranga mushatse mwazajya muyakusanya mukayohereza mbere kuko ntago bashaka kubumva barashaka iki. Aba bantu baranyumvise muvuga ngo Imana impumugisha. Iyo rero umuntu adafite imbaraga z'urugamba ntizihindura ikirere agiyemo uragenda ukaba anda ukaba munsi y'ibyo bateguye. Ariko iyo ufite imbaraga z'urugamba ufatamira ibitekerezwa imigambi abantu bapanze ukayihindura warangiza ugakora icyo Imana yagutumiye gukora. Dukeneye imbaraga cyangwa ntazo dukeneye? Turi mu minsi y'imperuka. Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo umenye ko hazaza ibihe birushye abantu bazabikunda indashima ibyigenge barwana. Mushumba ntaransubiza ndongera nkibaza ariko araza kunsubiza rwose. Mushumba uve hano unsubisha uraza kunsubiza nako. Namubajije ikibazo nagize muri iyi minsi aho umuntu atabana batandatu harimo n'umwana w'amezi 3 agasezerana n'undi musore akabona posteri. Gutabana batandatu mu rugo harimo n'uw'amezi 3 ukajya gushaka undi musore mugasezerana kandi ukabona posteri ukabona yagize ariki. Hari amafoto nagiye ndeba nkumva ubwo buranyishe nkibaza uyu muntu atabura ubumuntu kandi agakomeza agahanura ukuri kw'Imana. N'ibimenyetso byerekana ko turimo turarwana n'imisi y'iki. Turimo turarwana n'imisi y'iki mu mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu. Ubu uyu munsi ibidukikije nibyo bibanza. Inyoni, imbeba, inkoko, twebwe wenda ntibiragerayo cyane muri Afrika. Imbwa uyikozeho irahenze. Murankurikiye? Hagakurikiraho abana, hagakurikiraho abagore, abagabo n'abanyuma. Mwisi y'umwuka habanza abagabo. Buriya muzarebe abantu mufite abagore nujyana nawe gusenga Imana ikaba ifite ibintu kurondora utarayinaniye ntizakurondoreraho umugore ari. Izamurondora umugore muzonge nirangiza we muzahurire mwibange kurondore. Byababayeho abagabo. Ntabwo Imana yakwandagaza umutwe amaboko yarwara. Imana yubaha abagabo ariko n'abagore nabikabubaha. Murankurikiye? Turi mu minsi y'imperuka rero amategeko yicurika. Wakora ku mwana akabwira ati mama ntuzongere na burya sibuna ati narakubyaye mwana wanjye uzarorere. Mukeneye imbaraga zibahagarika muri iyi minsi y'imperuka. Dukeneye imbaraga. Ntabwo dukeneye imbaraga turazikeneye. Sinzi niba mutanyumva dukeneye imbaraga. Imana ibidushoboze. Imana tugirire neza. Icya kabiri ndakivuga nitonze. Urugendo rurakomeje kandi rurakomeye. Niba hari umuntu wababeshye ko urugendo rwarangiye ubuzima ugezemo wageze muri paradizo yarakubeshye. Urugendo ufite rujya mu ijuru niko Imana yabwiye Musanze mu tsiki muretemo. Iramubwira ngo urugendo rurakomeje kandi rugiza gute. Mundabe hano vuga ibintu bikomeye vuba vuba. Mu miterere y'ubutayu Abisirayeli banyuzemo harimo imiterere y'uburyo butatu isa n'urugendo rujya mu ijuru. Umuntu ugira imbaraga zaho abasha kuzarangiza urugendo neza. Miterere ya mbere nahitwa Imara. Muvuge ngo Imara. Nabizi ko mwaje mwariye ndashaka ko mudasinzira. Imara nihe? N'Abisirayeli bageze bagasanga hari amazi ariko asharira. Na amazi ariko agize gute? Ni handi umukristo abafite ubuzima adashaka ariko abufite. Ukarya umuceri ukabutisha nzahora ndya umuceri uzawurya kuko uri Imara. Ukambara musazi uzina wagisi ariko nyine ugasabwa kuyambara. Mundebe hano kandi abantu baba bari Imara bagira amatiku
utagize imbaraga zahugira amatiku. Umuntu yiyambarira neza yaza buri gihe aza yakererewe hadakererwa se. Ugira amatiku umuntu uri Imana. Ngena nabyumvisha no mwivuga butumwa. Haro n'igihe umuntu ari Imana yaza nko kubwiriza mu mujyi akagira ngo abantu bamupinze. Ntago bagupinze mama, ntago bagupinze papa. Ubuzima bw'Imana buteye ubwoba. Icyaha kimwe cyakorerwa ni umwuka wo kwitotomba iyo umuntu adafite imbaraga zawo. Ntabwo urugendo rukiruhije, ntabwo ruruhije. Abantu muri Marapoli ngiye kuvuga ha kabiri ho hateye ubwoba, hitwa Refidimu. Ndahavuga nitonze. Refidimu ni musoma muri Bibiliya nta kintu gihari, nta soko y'amazi, habe n'umukindo wo kwikingamo izuba. Kugira ngo babe habisirayeli byasabye ko Mose akora igitangaza. Ndakubaza ikibazo, ko ufite abana 9, ko Mose mutavuganye isaha yo gukora igitangaza, natagikora bizagenda bite? Iyo udatunze imbaraga urapfa. Kuko Refidimu nta muntu wakugira amarene. Ntawe. Kuko baba bagukeka yuko udashobora kumenya aho ibigurirwa. Nta n'amafoto meza wagira. Kandi Refidimu hari groupe za WhatsApp utabamo nubwo mwamubana muri korali. Ntumira uyu nguyu muri anniversaire, uyu ngiye kumukoresha kubera ko ari mukuru, uyu nkamutaruka kubera ko ari Refidimu. Kandi uyu n'uyu bagatumirana bavuga cyane. Uyu yumva bikarangira bisabye uyu nguyu ko agira imbaraga akuzura umwuka wera naba bakuzuzwa kandi bamwimye. Refidimu iyo umuntu atabaye maso agira amatiku. Baranyanze batakwangaza, ntibantumiye bagutumiramo ibiki? Nta matiku. Nta muntu wa Refidimu batumira. Ndeba hano nta muntu wa Refidimu bagira gute ngo ntabwo bamvuze neza, bakuvugamo ibiki? Ngo no mu rusengero kweri hari amafaranga y'inyubako watanze, no muri korali byarakunaniye. Ndeba hano ndi kuvuga Refidimu hateye ubwoba. Ubundi korali z'i Kigali abantu ba mu murimo w'Imana hari amavuta y'uburyo bune basigaye bemera cyane mu makorali. Abakorali muri hano mu nyumva sinzi impamvu byaje. Amavuta ya mbere nuko ufite agafaranga, nubwo bagushyira inyuma babazi kuzarwana n'abadayimoni b'inyuma. Baravuga ati ubwagafite azajya kubita amadayimoni y'inyuma, nta kibazo najya inyuma. Baranakudiringa baganira nawe iyo ukiza kuko ati mwene ndangwino. Kandi abo bantu turabakeneye ko kubafite iki? Amavuta ya kabiri nuko uburirimba wazanye umujinya ukagenda ushira. Kubura umuntu mwataka. Hari umuntu nangiye kuvuga umuntu ariko sinawe mvuze yajyaga aririmba, yarafite ibyaha byinshi, tugahita tumubabarira nge na mwarimu Jean Paul. Afite ibyaha byinshi ariko yaririmba. Yaririmba baritoni yagira ati ati tuvuga Imana mweze rwose. Ariko twasubira mu buzima busanzwe. Hari abantu bitataka aririmba ukagira ngo ni soto yaje, yakora ritime ukagira ngo ni umuntu wo muri Zimpleze tu, ukagira ngo ni umuntu Maverick City uri magereti. Haleluya kamanuka umujinya wari ufite ukagenda. Abo nabo barakenewe na amavuta y'uburyo bubiri yemerwa. Kandi uwo ngo ntibisaba ko atinda akora repetition, ubadirija bisaba ko atinda. Iyo atinze ajya handi. Amavuta ya gatatu nukuba hari kimwe mu bikoresho uzi. Ubu rero batangiye ibintu biri digital mixer, kabuzi ku mixinga, kabuzi gukoresha software. Mu minsi imbere tuzaducuranga gitari dukoresha software. Buryo wicarira hari ugacuranga tu kora riri hano. Wowe uri muri software tu kora kuri computer. Mu minsi yashize nakoresha fundraising, mbaza abacuranzi navuga nti bavuze ko mudatura, mubanza ari mwebwe muzana amafaranga. Abacuranzi ba hano nabo ntibatura. Tirisha uzabandebere ntago batura. Uyu munsi babanza aribo batura ku cya 10 n'amaturo. Amavuta ya kane rero ya nyuma nukubura umunyamwuka ubareberayo. Nubwo baba nta gafaranga ugira ariko bajya mu masengesho ukabareberayo. Barakugumana bakakwihanganira. Bakavuga ati nitujya mu masengesho abanyakigali bakeneye umuntu bareberayo. Donc ukagira uti ndabonye kandi ukabubonye. Baragusuza ariko ntabwo ari urukundo, ni imbaraga zo kugira gute. Ibyo bintu bini utabifite muri uyu mujyi, hari korali wasabamo kuzarepeta mukamara imyaka 5 barakwihoreye. Turi mu minsi y'iki Imana ibashoboza. Urugendo ruracyakomeye kandi uraruhisha.
nayo mvuga abantu bari refidimu. Uzi ko refidimu ayo mavuta yose hari n'igihe umuntu nayo abafite, ntay'umwuka, ntay'agafaranga, ntay'ubumenyi runaka, murankurikiye, ntay'ijwi, kuko umuntu wa refidimu aririmba nk'ikijwangajwanga, hari igihe byanga. Birangira rero ageze ngo abantu baramwanze. Ndababuza amakosa abiri. Umuntu wese uzi ko ari refidimu ukwiriye kwirinda kwibikamo abantu, kuko hari igihe Imana izahakuvana ukabagirira neza. Ntago aba bantu banyumvise. Ivanemo abantu, yagukundira iki, yakurebera iki kuri refidimu. Refidimu urareka akakuba umukwameze. Nabwiye abakarenga intwari ikora refidimu ni gutya, batanga igitekerezo muri karo kazibu. Nubwo waba umunyabwenge ufite ubwenge ntabwo babona. Uraceceka rero, muranyanze. Ahanyuma ha gatatu muvuga ngo ni heza, ariko hakunda gukubita abantu. Nerimu. Erimu hari amasoko 12 n'imikindo 70. Bisobanuye ko buri muryango wa Isiraheli unywa ku isoko yawe utabyigana n'undi. Ni cyagihe Imana iba yaragiriye neza umukristo ikamuha ubuzima, ku buryo umubwira uti ngwino urye, twateguye ameza, ati ntabyo niyumva, mfite akantu ndi gukora kuri computer. Nukuri kwima kandi biraryoha. Uzi gukorera Imana urarimu biraryoha. Ahantu ubudateke, ahantu ubufite abana bose ntubahamagare ngo barire rimwe, kuko umuntu uri Imara na refidimu iyo uri umubyeyi ufite abana benshi barira rimwe, kugira ngo hatagira uzanyuma agakeka yuko babiriye babimaze. Ariko iyo umuntu ari Erimu buri wese arya mu cyiciro cye. Ushobora kwiyumvamo sambusa irimo amagi, undi akiyumvamo irimo inyama, undi akiyumvamo imineke, undi akiyumvamo amatunda, undi akiyumvamo umuziki, undi akiyumvamo kwirebera indirimbo, undi akiyumvamo kuba akora agasiporo hanze. Nabibwiye abo mu iteraniro rya mbere n'irya kabiri, ntimuzajye mugira amatiku mubonye abantu bari Erimu. Muzi impamvu? Umuntu uri Erimu agira ibitekerezo bimeze ukuntu. Ngewe nigeze gusura itsinda ry'abantu bafite bife, baguze n'ibyangombwa byose byo kunywa by'abarokore. Ndabwiriza umwe ahita ati hano urasa Jean Paul uri umukozi w'Imana, asoma kuri kaji, kuko bari Erimu. Hafi ya bose ntawe utari ufite imodoka, ntawe ufite ikibazo cy'imirire, bari Erimu. Ubwo rero agomba gufashwa na nwaka. Iwacu Nyarugenge tugira abantu bazana iPad cyane mu iteraniro rya kabiri, kuko ari iteraniro ry'abahazi. Niri naryo harimo abantu bahazi, urabibona. Azana iPad mu rusengero, wabwiriza yaba atari kukureba kuri bya bekara cyangwa atari kukureba neza, agahita afata Bluetooth, ekuteri za Bluetooth agashyira mu matwi, agafungura iPad, kandi koko nibyo bituma areba neza. Yicaye mu ntebe z'abakristo ariko armareye, ariko ufite amadayimoni utangira kuvuga ngo bapinza. Ntago bayapinza, bari Erimu papa. Umuntu uri Erimu ajya muri Nightrun. Uri gukora iki mwene data? Ndi kugabanya ibinure. Ntabwo iriya Nightrun wayijya mudahaze. Kandi ndabibasabiye, nanjye njya byisabira, Imana izaduhe kuyikorera turi na Erimu. Mama nongera avuga iki kintu, Imana izakurinde k'amasimwe y'ubo barufite abana bawe wazayabaraga. Muvuga ngo Imana imumugisha. Mbasabiye ikintu gikomeye. Yakobo yavuze ijambo ryanejeje. Yakobo yavuze ijambo ryanejeje amaze guhura na marayika w'Uwiteka agakemura ikibazo cye gihereye mu mizi, akamwita Isiraheli. Yajyanye n'umugore we wa kabiri, muramuzi, Leya, Rasheli, witwa Rasheli. Rasheli agiye kubyara ntabwo yari yarakize, afata umwana we wabucura agiye mwita Benoni. Benoni biravuga ngo ni umwana w'umubabaro wanjye, amusigiye fotokopi y'imibabaro ye yose. Ariko Yakobo ahita abimenya, aravuga ati igihe Imana yangiriye neza, umwana wanjye ntakwiye kwitwa Benoni, mwise Benyamini, bisobanura umwana wanjye w'ukuboko kw'iburyo. Ibyo ntatunze, ibyo ntagezeho, umwana wanjye azabigereho. Ikibazo rero kivuka Erimu, mundebe hano nicyo tugiye kugirana. Ibindi navuze ni byiza, ariko ikibazo tugiye kugirana cya Erimu ni iki? Iyo abantu bamwe bageze Erimu, murankurikiye, batangira kwibagirwa imbaraga zabahesheje icyo bafite. Imana yamubwira senga, ndi busy. Mwene da wakwiyirije, sinyibishobora, namenye ko Imana nta kipfa n'ibiryo. Mwene da waje tukajya hahande, ati oya namenye ko n'imbere y'igitanda ku itapi yanjye Imana yanyumva, akigira umuntu wahaye. Ndashaka kubabwira ibintu bibiri. Icya mbere,
urwobo rwo gucishwa bugufi twavanywemo wegeranye n'intebe y'icyubahiro twicayeho. Imana ikanda kuri buto gato ugasubirayo. Kandi niba hari umuntu uba mubi, n'umuntu wigeze gukira gakena, kuko n'impumuro y'umureti iramubangamira. Avuga ko binuka kubera ko ntabyo abona. Imana imfasha. Avuga ko abantu bambaye nabi kubera ko iyo style yayibuze. Imana imfashe mu byumva. Iyo umuntu ageze eri murera gahombera Imana, hari ibintu bitatu bimubaho. Icya mbere, hari igihe Imana igufatika gusubiza mu ishuri. Kandi mundebe hano mwese mbibabwire mu bitahane, nta muntu wahombeye Imana, Imana igisubiza mu ishuri itamutangiye isoko. Imutangira isoko ikiritsindiye kirusha ibindi, nicyo gihabwa dosiye yuzuye y'uburyo izamukosora. Mwasomye Bibiliya? Ahabu Mikaya abona iyerekwa yaravuze ngo abamarayika bose n'ingabo zo mu ijuru zari imbere y'Imana, buri wese ivuga icyo yahanisha Ahabu. Imana icishamo umurongo muri dosiye, itumira n'imyuka mibi. Umwuka mubi araza aravuga ati genda bajyamo mbavangire, nindangiza muhanurire ko ari byiza ajye ku rugamba hagwe. Imana yamubwira iti very good, uzamusorera. Mu isoko ryatsindiwe ryo gukosora Abisirayeli habonetse umugabo witwa Nebukadinezari, yari umugome akaba umwicanyi. Ariko Imana imwita umugaragu wayo kubera iki? Kumurinda no kumwimpawaringa, kumuha imbaraga ngo azagere ku ntego. Uyu mugabo witwa Nebukadinezari yari umwicanyi, yafashe Sedekiya munogoramo amaso, afata abadamu arabafomoza, arangije afata urusengero rusenya, afata abatambyi bagirira nabi, abandi abahindura abashinzwe gukora imirimo. Abinazi ubwo nabari barwaye ibisebe n'abakene bacyana basiga mu nzabibu. Yari umugabo mubi ku buryo yahanye Abisirayeli ararenza. Imana iravuga turarengeje we, iyo nza kubihanira we ntabwo nari gukora nk'ibyo ukoze, warengeje we nawe nzakwica. Murashaka kongera gusubira mu maboko y'inzara ngo ibakosore? Murashaka kuzamura imyumvire yo kudahombera Imana? Bene data, niba uri Elimu korera Imana biraryoha. Uzi gukorera Imana uzi ko mu kanya bagukorera anniversaire kandi abantu bara bateranye buri wese avuga iby'icyubahiro cyawe. Ntabwo Imana irwanira icyubahiro, iyo babivuze iravuga iti very good, pfa kutibona. Iravuga iti kabisa ni nabikubwiye ko bazajya babivuga, nta problem ifitanye nawe. Murashaka kongera gukorera Imana mukennye? Murashaka kongera gukorera Imana mugenda n'amaguru? Imana yabikora. Icya kabiri, iyo umuntu ahombeye Imana, hariho n'igihe Imana imusimbuza agahinduka umufana w'uwamusimbuye. Muvuge ngo biraryana. Uzi gusimburwa n'umuntu ukaba umufana we? Reka nkomeze n'icya gatatu ne kubitindaho. Icya gatatu ari nacyo cyanyuma ni kibicyo. Hariho n'igihe Imana irebe kabona zinguni yazangiza umusimbuye igakanda kuri butaka agenda agapfa. Ntabwo abapfa bose bapfa kubera ko Imana yabyemeye. Hari n'abikubitiramo ngo bagende batazabangamira ababasimbuye. Kandi uko Imana ikora igira utuntu tw'utubuti kanda. Inabwiye ka kanseri kabwira iti zambuka kuri level ya 5. Mwese uko muri ahamwe bitsemo kanseri, nta muntu udafite free radical mu mubiri. Hawe iki Imana ikora no kuregera no kugenda igabanya, ukabona wowe uri normal wajya kwipimisha. Ariko Imana ikanze kuri free radical ibwira iti hindukamo timere, agatimere gahita kazamuka gato. Mu minota itarenze 2 ubu tangiye kuribwa k'umuntu ugiye gupfa. Abantu ntago banyumvise. Muranyumvise? Turemera gukorera Imana. Abantu mwageze rimwe muremera gukorera Imana muryohewe. Imana imfashe. Icyanyuma kugira ngo nsoze, icyanyuma kandi kirakomeye, ni inzoka z'ubusabwe ziri kurya abantu. Inzoka ziki ziri kurya iki? Naratunguwe bene data, uzi ko hari inzoka zitinyuka amavuta ya Paulo? Muzi impamvu zimutinyuka? Suko Paulo adatinyitse, ahubwo nuko ari inzoka zidatinya nuri mu mwuka ziragerageza. Zirakutirika mpfe kugerageza. Iyi nzoka nayo igihe ibintu nibyo nasengeramo dusenga. Icyambere ni inzoka itarumira Paulo mwibanga aho yagiye gutoragura inkwi, imurumira ku mugaragaro aho aba babakiriye nabo bari kumwe bari. Ubwo irashaka ko imusebya igahinduka instari. Paulo ni umusitari ariko irashaka ubusitari bwa Paulo. Mubyumve cyane. Kabiri ni inzoka itaruma ku mutwe, ntiruma ku gatsinsino, iruma he? Ku gikonjo. Aha bantu muzi ku gikonjo nahangaha muri centre d'intoxication, na ahantu bumariyo buhageze bwiruka vuba n'imibu, niyo mpamvu hakunda.
muvuge ngo yari izo ahirumye. Iyi nzoka iteye ubwoba, ariko icyanshimishije yarumye Pawulo ibikoza amakosa yo kwizanira urupfu, kuko Pawulo yari afite imbaraga z'urwo rugamba. Imana iduha imbaraga z'urugamba turi kurwana, ngo arangiza yikunkumurira mu muriro. Abantu barogeza mu kanya bahita bahinduka abafana b'amashimwe ye. Reka mvugane n'urubyiruko rwaje gusenga. Hari abantu barimo bogeza ubuzima bwawe, bategereje ikizakubaho ngo bogeze, bavuga ko babibonaga. Mama, hari abantu barimo bogeza inyuma y'urugo rwawe, bavuga bati n'ubundi ukurikije uko abyina ni ingare azarusenya. Imana iguha imbaraga z'urugamba urwana, batazamenya amakuru uko inshira yakurumye, bazahita bavuga ati twarabibonaga, urebye ukuntu akanura, urebye ukuntu akanura. Hari buri wese afite itsinda rinini ryiteguye kogeza ikizamubaho. Icyadushoboza ni kimwe, nuko Imana iduha imbaraga z'urugamba turwana. Nsoza, twabivuze mu iteraniro rya mbere n'irya kabiri, Yosuwa ahagaze imbere ya Yeriko nta mbaraga yari afite, kuko hari ibintu bibiri byari byabatwaye imbaraga. Icya mbere, bari bavuye mu minsi mikuru ya Pasika, Abisirayeli bararegeje. Kabiri, mwibuka ko bageze i Gilugari manu yashize, bagatangira kurya ibyo kurya byo mu gihugu, nabyo byabazaniye intege nke. Ngo ariko agiye kubona hari umugabo uje, ngo afite inkota. Yosuwa aramureba aramubwira ngo uri mu bacu cyangwa mu bisha bacu? Aramubwira ngo no, nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Iryo jambo kubera ntabwo ari akoze, abumva igifaransa ni to be. Nje kuba kamanda, nje kuba kamanda w'ingabo z'Uwiteka aribo Bisiraheli. Abwira Yosuwa amubwira ngo wowe kora ikintu kimwe, kwetura inkweto zawe, kwetura inkweto zawe, kuko ahagaze arahera. Arangira amubwira ngo mvuka urugamba ruzagenda, mwebwe muzazenguruke gusa. Ubwo nabaye kamanda. Turasenga muri riteraniro ngo mu rugamba uriho mama, urugamba uriho papa, urugamba uriho mukobwa we, Yesu akubere kamanda. Nta rugamba na rumwe atsindwa, nta ntambara n'imwe atsindwa, akubere kamanda. Abategereje kuzamwara ngo bogeze bazahinduka abafana b'amashimwe yawe. Ngiye gusenga ndashoje. Arangije kubimubwira ngo bazengurutse Yeriko, Yesu yiteguye. Ku nshuro ya karindwi araziritura inkiki. Amaze kuziritura baravuga ngo hashimwe, hashimwe Imana. Tugiye gusenga. Imana ibampera umugisha, Imana ibampera umugisha. Urumva nshobora kuvuga amasaha 6 naruhutse, rero nabirizamo kadusoreza. Ndashaka ngiye gusengera umuntu waguye kubera urugamba rwana, ugasubira inyuma cyangwa ukabarukije ukabivamo. Uru rusengero murimo mwitegereza mwese ntabwo ruzengurutswe n'inkota, ruzengurutswe n'imbabazi z'Imana. Turashaka kugusengera ngo Imana iguha amahirwe ya kabiri. Kandi ndabibutsa yuko mu isi hari ibintu bitagira amahirwe ya kabiri, hari ibintu bitagira fotokopi. Mbibabwire, nabibwiyeho mu iteraniro rya mbere n'irya kabiri, ni kamwe navuze, utundi nzatuvuga ngarutse. Akambere, iyo umukobwa yari umukobwa agatakaza ubukobwa agakomeza kwitwa umukobwa. Munyumve neza abakobwa banyumve cyane. Iyo umukobwa yari umukobwa agatakaza ubukobwa agakomeza kwitwa umukobwa, iyo agiye gushaka arisobanura. Agira gute? Ndetse bamwe icyuya kiraza. Abahungu b'iyi minsi bateye n'ubwoba, ni kimwe no mu bibazo bya nyuma babaza. Yarabanza akagushyushya mugakundana, mwagera ahantu ubukwe buri hafi gushya akakwegera ati uracyari umukobwa, kandi yaraguteresa zikuru umukobwa. Abashaka kumenya ya makuru, iyo ugiye kugisubiza rero watakaje ubukobwa birakuvuna. Banza kureba hirya ukarira gake, nyine murabizi, kugira ngo mworoshye uti nyine murankurikiye. Niyo mpamvu mwabakobwa muri ahangaha mubiryameho, mwebwe murakisobanura. Abahungu bo ntibisobanura, abahungu bo ntago bajya bisobanura ko abakobwa muri isobanura icyo yakikaza. Icyo nakundiye Yesu, uwo muntu umeze gutyo wisobanura ku bantu, uzi ko amuha amahirwe ya kabiri agakomeza kumwita umukobwa. Ubwo ibyo bintu mwabihuza, uzi ko barakoze ibyo byaha ukagwa muri iyo mitego, ariko wagarukira Yesu akajya avuga ko afite umukobwa abitse. Umuhungu yaba ari gusenga avuga ati mfite umugore nzaguha, kandi akamumuha, yagera agahinduka umugore, umugabo akajya amubwira ati Imana ishimwe ko yampaye umwari, yangiriye neza. Naho mu isi sadu, ariko mu isi y'umwuka Yesu yamuhaye iki? Amwita
tugiye gusenga. Urahari ngo tugusengere? Waraguye, wasubiye inyuma, wabivuyemo? Gira gutya ikiganza tugusengere. Turi hano imbere y'Imana twese. Imana bampera umugisha, muhisemo neza. Muratera intambwe se muze hano? Murabishobora? Ni mubishobore mu izina rya Yesu. Ni muze hano, mutera intambwe muze hano. Ntacyo bintwaye, na dayimoni hari. Dayimoni ni ugutaha uko waje. Tugiye kubasengera Imana, ni muze. N'umuntu umwe mu ijuru baranezerwa. Mutera intambwe muze, ntacyo bitwaye. Wireba ku muntu mwazanye, wekiza ubwawe bugingo. Reka dusabe mushumba adusengere, anatubwire n'umugaba w'ingabaze. Aze. Umugaba w'ingabaze. Umugaba w'ingabaze. Umugaba w'ingabaze. Aze bene data. Ku rugamba uri haze. Ku kigeragezo ufite aze. Aza nonaha.